like my names, I'm called Murenzi Ronald. Nkaba mvuka mu muryango w'abana 10. I'm last born among boys. After ababyeyi bombi. Abanuye mu karere ka Kicukiro. Nkanariza amashuri yanjye. I graduated. I'm a senior 6th graduate from Uganda, so I completed my studies, not university but my secondary. Nkaba ndi umuntu ukunda nyine abantu, like my fellow youth. Nago kwiga kaminuza nibwo narangije last year my secondary. Rero nkaba nenda kwigira inaha university. Aho nyine ariko I'm working, I'm being employed somewhere. So nkafite ababyeyi bombi aparaputse like 5 girls and 5 boys. So that is my profile. Yeah, the idea, it came from me, not even getting some encouragement from my brothers or my relatives. I was at work one day, ndeba ko nuza yaje platform, nitanyine registeringa nyine. Ariko nyine nago like mu bantu ba famille nago babyumvaga ko nanjye nageze mbibabwira ko nyine niyandikishije. Ariko nyine nza kugenda nyine mbabwira bonda bamuzi ko nende muri Mr. Rwanda ava no cannot believe. Ndababwira ariko mufite ku believe because one day you will see. Ariko nyine aho ko byagiye nyine nanjye kuko nge take them for granted nyine nzi ko bitazabura cyagiye hari muri COVID harimo Miss Rwanda. So the time aho babimenye nyine bagatajya no kunshyigikira, like one day when they called me kambwira ngo ni when kanaka wiyamaje muri province ya Kigali. Ndavuga yanga leta 30 you have auditions. Ariko kurumva muri icyo gihe my project already nine drafting mvuga any time aho bizazira I'm ready to go there and I battle. So nyine bamaze kumumagara nibwo umuryango wanjye bashyigikiye, ambwira nyine baransupport financially, ikintu cyose nyine bakama n'imbaraga bwa wozashobora kuko ngewe naje muri auditions of course nari nzi ko my first pass there na easy ko ndi buyibone. I had that big kuko ngewe like my mom no mukunda gusenya cyane ngewe ngamba ngo what I know you get that pass we yabonye kare. So I urumva mu yo guhezi that word of encouragement ufite ku nyine naje ndi comfortable zi entire kuko nabaga nzi ngo I'm going to face those judges and I will be capable of answering kuko nari ndi confident cyane nzi ko nzabona iyo pass kubera nyine ko niyumvaga. Yeah, my project was about fighting youth unemployment and the implication to the national security. Okubisobanura mu Kinyarwanda umushinga wanjye no kurwanya ubushomeri mu rubyiruko n'ingaruka ubushomeri mu rubyiruko n'ingaruka ziza ku mutekano w'igihugu nyine rw'urubyiruko rudafite akazi. So your project yanjye nyine nari nadraftinze fighting youth unemployment and the implication to the national security. Umushinga me proposing that project of mine nina mabanje gukora like assessment of youth unemployment background starting from 1950s nina maze nyine gukora namaze kubyanayizinga nzi what the effects of youth unemployment. Ndavuga rero ngewe nza no uwo mushinga nabani mvuga ngo I will not do that project ntabwo nzakora njyenyine, but there will be some help of some companies uzajya nkorana nazo nyine tugabanye ngo ubushomeri mu rubyiruko. Yeah, me, what I believe, the thing that made me to get that pass for the first time, I know that even the next year pre-selection, nje niyo ndeba ngo niryo riri hard. Abagita we simple hariya ya mbere nta kivuza, ariko nyara ba pre-selection
uzasanga habayemo the change of the judges, ariko njyewe I'm ready to face them. Kuko mfite I have my project, I have the family and relative who are supporting me financially or encouraging me. So ndavuga ngo iriya pre-selection I'm ready that I'll get the pass and I'll go directly to the recruit camp. Ikintu cyo nabasaba no gukomeza imbaga bakansapotinga aho whether in terms of finance, whether in terms of encouraging me, praying for me, because my mom, I told you the first is a good mom, arasenga, nzi ko bazakomeza banshigikiye kuko bo ntago nigeze mbibabwira bwa mbere, ariko naje kubibabwira nyine ureba barabikunda, my brothers, my sisters, nzi ko bazansapotinga kandi nanjye sinzabatenguha because I know that I can manage and I will qualify because I have all the qualifications. Rero ndabasaba kugira ngo bazagume banshigikiye nta gucika intege. My friends who are there, like my fellow students, my OBs and my OGs, kuko bazansapotinga even nubwo batari mu gihugu aho twiganaga, ariko bazansapotinga. So I have a big support, I have the family, I know that everything will be good.